muri kunsaba ngo ngume mu gihugu ndebe match z'Amavubi sinababwiye ngo mukinisha abakinnyi benshi abanyarwanda mugabanya abanyamahanga mukozizamo abanyamahanga abo banyarwanda ndeba bakina ni bande sindi muri kunyuma ni nza kureba Barafinda nyinisha sarakina kevese ndamukinisha mfite kapiteni Jihad uri kumbwira ngo nza kureba se Shutino sa akina mu Rwanda Manzi na Anje se bakina mu Rwanda umborenga se niwe zanzana so uranyicaza mu Rwanda ndeba nde ko nababwiye ngo mukinisha abakinnyi abanyarwanda mukabya ibyo ngubwe nibyo basubizaga gutyo baravuga batoyani byashoboka byazagaragara nabi ibaze ko umwe mu bantu muri federation yambwiye ngo bari barakonectinze na famille ye yibanira na madamu we gusa abana bafite nyine bari yibana na madamu we gusa donc ni umugore n'umugabo gusa n'abantu wasangaga hano Kigali heti ni mugoroba buri atosite ni mukabone arakaye kuriya no muri romantique cyane yajyaga kura umugore we hano Nyarutarama bakadrivinga kuri no muhanda wa tennis club bakazamuka umuhanda wa RBA bagapasura gutya kuri Minagiri bagakomeza bakigira Kigali heti bakicarayo bakisangira agakawa ni mugoroba bishimye umugore yavuze ati ngiye nikundiye u Rwanda umugore akigira mu library hano mu Rwanda kisomera urumva n'umukecuru we ubundi bakigira nko mu bintu bino nyine by'amasware y'abadage abaye mu Rwanda n'ibindi buri hari ibintu tutamenya bijya biba mu ambassade akaba yibereyeho ubuzima bw'umugore we ntacyo bwari bumutwaye akaba yikina n'udupapi twe nyine yiturije ariko Torsten impamvu yansistaga suko atari kuba mu Rwanda Lorenzo oya ntibakubeshye ngo nugukunda ubudage cyangwa iki nukuvuga ngo icyo yapfuye n'u Rwanda abantu bacyumve ntabwo ari n'amafaranga cyane yashatse special treatment ikintu yashatse cyitwa special treatment cyaturutse mu kubavuga ngo nabasanze ntacyo muri cyo yego simbajyanye muri Afcon ariko nzakazi nakoze kugira ngo ngire icyo mpindura muri mindset y'aba bakinnyi n'imikinire nzi icyo nahinduye mwakabaye mwumva tushe technique nshaka ko iza mu championnat yanyu niba mbasabye ko abanyamahanga bataba benshi mukanyumva niba mbasabye yuko wenda abakinnyi nzajya mpagarika championnat cye mu kwezi abababaroko nkabakoresha udukino mukanyumva mu yandi magambo reka nkoresha ijambo abagabo b'abanyaburayi ntabwo areba salary areba niba ibitekerezo bye byubahwa Torsten nta mafaranga akeneye adasanzwe nta mwana ariza Torsten nta mafaranga y'umurengera akeneye Torsten ari mu myaka 60-70 so ikintu kimuraje ishinga nuko agira icyo kintu cyo kumva ngaho byapfira fungiyo ngingo bamaze kwizigira yego window izi qualification za mondial mu kwezi kwa gatandatu ntabwo twe tuzakina match za competition hari yazakina na gishuti mu kwa 9 nibwo windi izongera gufungura ya qualification za mondial tuzasura equipe y'igihugu ya Nigeria yego twakire Zimbabwe tugiye gusura Zimbabwe hari umukino tuzakira ntabwo tuzakira Benin gusa oya tuzakina imikino ibiri ariko umwe Zimbabwe twakiniye mu Rwanda tuzajya South Africa tuzajya Nigeria tujya muri South Africa gukina Zimbabwe yego izo match ebyiri zo mu kwezi kwa 9 ntabwo ariko tuzajya muri South Africa kuko South Africa izakina Lesotho ijya kwa Nigeria South Africa ariko nyine tuzagurana niho yakira Zimbabwe nayo yakira South Africa yego Lesotho yakira muri South Africa Zimbabwe yakira muri window y'ukwa 9 South Africa izakina na Lesotho ijya gusura Nigeria yego twe tuzahita tujyayo dukina na Zimbabwe yego muri South Africa so iyo mikino irakomeye n'ibitaro stade yayo by the way kuko nabo bari gukora National Heroes Stadium bari kuyivugurura yego icyo mbaza ni kimwe iyo ufite umutoza watangiye nka Torsten uko yatangiye ukaba ufite iyo nostalgie yo kuba yaratsinze Nigeria yaratsinze Benin yaratsinze Lesotho hanze ukagira umutoza utsinzwe umukino mu rugo akanganya undi mukino na equipe nto akaba afite imikino ibiri iyo hanze kwizigi ni imikino izayibaye yine iri officiel ya Adera Murusha yego nkiteze iki kuri imikino mu kwezi kwa 9 nkurikije inama yabaye ni mugoroba n'uburyo opinion publique yamwakiriye n'uburyo abanyarwanda barimo kumugereranya na Torsten aramutse adatsinze umwe muri iyi mikino yombi yo hanze Zimbabwe ikomeye twabonye Zimbabwe na Nigeria hanze aramutse adatsinze umukino ntabwo mutegereza ko ahita yirukanwa atamaze n'umwanya birashoboka cyane reka mbanze mbabwire imibare uyu munsi turi ku mwanya wa 2 twabonye inota rimwe mu manota 6 twagize amahirwe kuba tukiri aba 2 turacyari aba 2 kubera ko itsinda turimo ariko
mu bantu babonye amanota make turimo ni ukuvuga ngo iyi windo y'imikino ibiri Zimbabwe isaruyemo amanota 2 yego ikipe ya Benin yasaruyemo inota rimwe yanganyije match itsindwa indi South Africa isaruyemo 6 yose ikipe ya Lesotho isaruyemo inota rimwe u Rwanda rusaruyemo inota rimwe Nigeria amanota 4 ni ukuvuga ngo dupanze uko twagiye twitwara ni South Africa 6 Nigeria 4 Zimbabwe 2 hanyuma Amavubi Lesotho na Benin inota rimwe icyo rero wabazaga iyo window ikurikiraho turi away imikino yombi uko ari 2 tuzajya muri Nigeria muri uyo ngira ngo nibyo bugaruka n'ubundi muri itsinda ryacu wabonye uburyo Nigeria yabaye frustrated kunganya na Zimbabwe mu minota ya nyuma turaza kwigarukaho bigaragaza ko icyo bita Nigeria yadusanze mu rugo ikadutsinda iturusha biteze kutubona andi manota 3 nibyo Nigeria itegetswe gutsinda imikino yose kandi gasaba mu nsindire urimo nabyumva bazadutsinda likely bayabitsindira kandi ari munsi 6 mu gihe batarakura ari 6 urimo nabyumva iyo match izatugora cyane iyi Zimbabwe tuzaba tugiye gukina ihuye twarayirokotse twaranganyije kandi la Zimbabwe yari pirate ugereranije n'igi kuko mutozo waje yagaruye ba Munetsi yagiye kwinginga bakama Biriat bari barasezeye bahise banabona qualification y'igikombe cya Afrika yego Zimbabwe ntago ari ikipe yoroshye ikipe ikura inota kuri Nigeria muri Nigeria urimo nabyumva ngo hari ibyago byinshi byuko dushobora kubona amanota 0 kuri 6 agahita binota rimwe ku manota 12 inota rimwe kuri 12 ibyo rero iki gihe icyo wari urimo urabaza tumaze imikino tudatsinze umukino ntago ntekereza ko uyu mutoza Adele azasoza amasezerano yahawe amasezerano y'igihe kirekire yahawe igihe kingana gute imyaka 2 uko ngiye byumva mutekereza ko bakwihanganira umutoza udatsinda umukino mikino 4 biramutse bibaye ngiye ko mbyumva byaterwa n'intego bamuhaye kuko ikigaragara nubwo batabivuga intego za Torsten zari igikombe cya Afrika na cyane cyane igikombe cya Afrika kuko abaye atari igikombe cya Afrika uri kuviza igikombe cy'isi ntabwo wakwirukana ntabwo wari kuri umutoza uri uwa mbere mu itsinda ngo ntiwemere ko asoza iyo campaign niba yari intego bivuze ngo niba Adela Murushe atarigeze asinyira kutugera mu gikombe cy'isi bakaba baramubwira tufite imikino 6 yikoreshe nk'amamaca miko witegura qualification ya 27 ni mu karere ni muri Uganda Tanzania na Kenya 2027 igikombe cya Afrika bashobora kumwihanganira ko gatoke agatanga excuse abakinnyi bimwe twavugaga nibwo nkiza abakinnyi bamwe na bamwe murabibona gutya na gutya mutureke dutegure nkuko na Torsten najya kuza bamuhaye match amikari muri Madagascar niba nibuka neza bashobora bizaterwa n'icyanditse mu masezerano niba yarasinyiye kutegera mu gikombe cy'isi agaferinga bazamwirukana ariko niba yarasinyiye ko azatujyana mu gikombe cya Afrika intego zo zaba zikirimo gutanga ibimenyetso uko nanone twibuka undi muntu u Rwanda rujya gusinyisha Murushe baramuzi kudatsinda umukino mikinine bishobora kugaragaza ko n'ubundi muri campaign ya AFCON bashobora kutakariza icyizere kuko iyo mikino preparation yabagaragaje ijisho ry'umunyamakuru ikintu ryanyeretse ijisho ry'umunyamakuru nkurikije Ministeri ya Sport uburyo yahagurutse iyi Ministeri ya Sport dufite turi kumwe mu ngamba turagendana neza babyibereyemo iyi Ministeri ya Sport ibiri irahagurutse imikino yirimo bakira indahiro zabo ntago bumvisha icyo bababwiye babiri mvuze mu ijwi ry'umuvandimwe nkunda Grand Frère Joseph uburyo avuga urumva nkareba facial expression ya nimugoroba ku maso nkareba mu maso ku maso ya Ministri wa Sport nkareba se nka scenario yabaye umunyamabanga wa leta ndakurahiye reka ngo scenario kakwereka ukuntu abantu babe frustrated I'm telling you hari abagabo bahoze baganira na SG wa Ferwafa na Perezida wa Ferwafa noneho turatambuka dusuza abanirize twari turaho na baboni Mugabe ari naha turangije turi gutambika nyine nende kumwe na Ruben Ngabo hari umuvandimwe w'umutoza wagiye kubaza ibintu nyine SG ibintu bya Marisanse B gutyo ibintu nk'ibyo hari agakipe yatoje ko mu byiciro bya kabiri wenda reka ndeke kuvuga izina rye
kamarade yari yarakaye yaramwishe kweka ibyo bintu uza kumbaza none ngo umva ari igihe cyo kubimbaza wowe ngo naguze ofisi yanjye ahantu ibi uzi ikintu cyamubabaje ni ukuvuga ngo kamarade yahise ambwira bwana ngo uyu nguyu ngo urabizi yuko ngo twari kurara ku mwanya wa mbere ngo tuba dutsinze match bamaranye nk'iminota 30 na perezida wa federasiyo bakase muri parking baganiriye kubera ko bari babizi ko iyo biba byiza tugatsinda South Africa wenda bikazabaho ko izakurwa hariya amanota ya Lesotho kubera umukinnyi yakinishe wenda nabyo raza kubigaruka ko Samira dufashe wari ufite amakarita abiri nubwo Lesotho nabonye umutoza adashaka kubivugaho ngo iyo ni case ngiza ba treated muri federation ani gero zitabareka Lesotho yarega ntabwo yapfa kurega South Africa ngo ni landlord wari landlord ngo watinyuka ajya kurega so Nigeria yavuze ngo ni landlord ngo muri rusange rero incrime imbere muri muri rusange ibikomere bafite cyangwa kubabara muri federasiyo na minisiteri n'abanyarwanda bafite reka njye mbabwire uko mbyumva ntabwo ari iby'uko twagomba kujya mu gikombe cy'isi oya njye nibwije ukuri ndetse kubeshya nari mbizi ko n'ubundi tutazajyayo n'undi wese arabizi ibaza ibintu nzovu yamenye n'ukuri kw'Imana twese turabizi ko tutari kujyayo twari tubizi ko Nigeria nitajyayo South Africa izajyayo ariko nanone ariko dore cyatubabaje Samiri ni ikintu cy'uko na Nigeria buriya kudutsinda njye simpamya ko abantu wenda byabababaje bikabije ariko baravuga ngo none se nitwagira basi n'ikipe natwe dusuzugura ngo mu rugo tujye tuhagira isotira kubitirwa RBA muri kunsaba ngo ngume mu gihugu ndebe match z'amavubi sinababwiye ngo mukinisha abakinnyi benshi b'abanyarwanda mugabanya abanyamahanga mukozizamo abanyamahanga abo banyarwanda ndeba bakina ni bande sinzi muri kunyuma nza kureba barafinda nyinisha sarakina kevese ndamukinisha mfite kapiteni Jihad uri kumbwira ngo nza kureba se Nshuti se akina mu Rwanda Manzi na Anje se bakina mu Rwanda umborenga se niwe zanzana so uranyicaza mu Rwanda ndeba nde ko nababwiye ngo mukinisha abakinnyi b'abanyarwanda mukabya ibyo ngubwe nibyo basubizaga gutyo baravuga batoyani byashoboka byazagaragara nabi ibaze ko umwe mu bantu muri federasiyo yambwiye ngo bari barakonectinze na famiye ye